Tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abasore beza mu bakinnyi ba filime mu Rwanda. Ndabize filime ni kimwe mu bintu dukunda, ikaba ifasha abantu benshi byanze bikunze. Muri filime wabonye haba harimo umusore wakunze ugakunda uko akina, ubwiza afite ukavuga uti niyemeje kuba umufana wawe. Ndakuzanira urutonde abasore 10 beza, ndakurarikira gukurikira ikiganiro urebe niba umwe wakunze yaba ari muri abo. Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere ko umeze neza, ibintu byose ari amahoro. Gusa niba hari bitagenda neza, ihangane, urabicamo, ejo uzamera neza. Tudatinze n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, kadutangire no ku mwanya wa 10, tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Muhaye ikaze mu kiganiro. Umwanya wa 10 duhereyeho turasanga Aina Patrick. Uyu musore ni umwe mu bakina filime bashya bari kwinjira mu ruganda rwa sinema mu Rwanda. Filime yamenyekanyemo cyane ni filime yitwa Around Me, nayo ikaba ikunzwe cyane na benshi kuko iri muri filime zikoranye ubuhanga kandi zikaba zifite abakinnyi babizi. Uyu musore kandi aboneka muri filime zinyura kuri channel ya Press Vision, aha naho haba filime nziza cyane. Patrick rero akaba ari we waje ku mwanya wa 10, wamusura kuri Instagram yitwa Ina Negros. Naho ku mwanya wa 9 turasanga Shema Ry'imanzi Emmy, azwi cyane ku izina rya Dylan. Uyu musore yamenyekanye muri filime ya Maya, akaba umwe mu bakinnyi bakina neza role yabo. Yagaragaye nk'umunyamahane muri filime ya Maya. Iyi filime yarakunzwe cyane muri filime dusanga kuri YouTube. Ni filime kandi ikoranye ubuhanga kandi inafite abakinnyi bazi gukina bafite impano. Dylan kandi yongeye kuboneka muri filime nshya imaze igihe ibica bigacika, ni filime yitwa Behind the Series. Trust me, amahoro ndazi ko abantu mugira ikibazo numara gupfa cyangwa yabapfuye. Muri iyi filime Behind the Series ni umukinnyi w'imena. Dylan kandi akaba yanogeye no kuboneka muri filime yitwa Family Issues. Washatse ngo ugataranga. Why babe? Ase hari ikibazo. Niba nawe rero uri umufana wa filime, nakurarikira kureba zino filime, ndabizi neza ko uzazikunda. Twakomeje no ku mwanya wa 8. Kuri uyu mwanya turasanga umusore witwa Shami Angelo Kayumba. Uyu musore yakinnye muri filime zitandukanye harimo Behind the Series, filime imaze igihe ibica bigacika kuri filime dusanga kuri YouTube. Usibye kubica rero, iyi ni filime nziza ifite n'abakinnyi beza kandi b'abahanga bafite n'impano mu gukina filime. Ubwo igihe amaranye inda ni ukuvuga ko utazi imfura yawe? Ibyo ni ubugwari byo. Back to the subject. Imfura yanyu ni umukobwa. Naho umwanya wa 7 turasanga umusore witwa Ricky Ozil. Uyu musore akaba akunzwe cyane na benshi bakunda filime nyarwanda. Akaba kandi amaze imyaka myinshi muri sinema, yakinnye filime nyinshi zitandukanye, yaba izinyura kuri channel y'Impanga Series mu isi dutuyemo n'izindi nyinshi. Nanone kandi agaragara mu yitwa Around Me. Ricky rero niwe waje ku mwanya wa 7 w'urutonde rwacu, akurikiranwa n'abasaga ibihumbi birenga 12 ku rubuga rwa Instagram. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, tugeze ku mwanya wa 6, turasanga umusore witwa Uwizeyimana Bertie. Uyu musore amenyekana bwa mbere yari muri filime yakunzwe na benshi, iyi kaba The Secret. Sikugira umugore ubukuzo wawe utekerejeho. Ntekereza ikidiri. Ntekereza. Kudatekereza kwa nyine niko gutumye ukora ubugoryi bwose. Yongera kandi kugaragara muri Maya hamwe n'iyitwa Family Issues. Uyu ni umwanya wa 5, ikaba na top 5 y'urutonde rwacu rw'abasore beza bakunzwe muri sinema. Kuri uyu mwanya wa 5 rero turasanga Nkotanyi Shalom. Uyu yamenyekanye mu gukora comedy, akaba n'umwe mu batiktoker bakomeye, aho yakoraga zimwe muri video ari pasta, zikaba ari video zabaga zisekeje. Uyu kandi yagiye mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi nyinshi zitandukanye. Zimwe muri filime yakinnyemo harimo inyura kuri YouTube yitwa Ganza Film. Aba bakaba bagira filime zitandukanye kandi zirebwa cyane. Shalom kandi yongera kugaragara muri filime inyura kuri YouTube kuri channel yitwa Press Film. Shalom rero benshi bakunda kuvuga ko ari umusore mwiza w'igihagararo cyiza, niwe waje ku mwanya wa 5 w'urutonde rwacu. Ku mwanya wa 4 w'abasore beza turasanga Kimenyi Tito. Uyu musore mwiza bamwe badatinya kuvuga ko asa n'abakobwa, cyane ko nawe akunda gukora video yigize umukobwa. Kimenyi ni umwe mu batiktoker ba mbere mu Rwanda kuri video nyinshi kandi zisetsa, bikaba byaratumye yibikaho igikundiro cy'abantu benshi. Tito yaje rero kuba umukinnyi wa filime, bikaba byatumye aza ku rutonde rwacu.
Love Might Happen, akaba ari filime yagaragayemo hamwe na Judy. Aba kandi bakaba bazwi nk'abakunzi dore ko bongeye kubigaragaza ku munsi w'abakundana. Kimenyi afite abamukurikira bangana n'ibihumbi 85 kuzamura ku rubuga rwa Instagram, akaba yaje ku mwanya wa 4 mu basore beza bo muri sinema. Umwanya wa 3 turasanga uwitwa MC Nariyo. Uyu ni umusore umaze imyaka myinshi muri sinema, akaba yakunzwe cyane na benshi biganjemo kandi abagore. Akunda kwambara neza, bimwe mu bimwongerera igikundiro. Nariyo kandi akunda kugaragara mu bintu byinshi, usibye kuba umukinnyi wa filime mwiza, akora akazi ko guhostinga utubari n'amahoteli, aho nyine akora akazi ka MC, ibintu azi kandi akora neza cyane. Nariyo kandi akongera no kuba akora akazi ko kuba umunyamakuru. Kugeza ubu kandi Nariyo yatangije show yitwa Magic Match ihuza abakunzi. No filime yakinnyemo zo ni nyinshi kandi zitandukanye. Tugeze ku mwanya wa 2 turasanga umusore witwa Eva Abubakari. Uyu musore wagiye agarukwaho cyane na benshi bitewe n'ubwiza bwe, amaze imyaka myinshi ari umukinnyi wa filime. Uyu munsi akaba akina cyane muri filime y'Abamenya series. Icyo bamenya kandi kuri Eva ni uko tutazongera kumubona muri filime y'Abamenya kuko yamaze kujya hanze, aho yasanze umukunzi we. Bivugwa ko baba barakoze ibirori mu ibanga bakajya mu murenge. Ni mu gihe ariko we yakundaga kuvuga ko afite umukobwa umwe bakundana. Ibi yabivugaga agasubiza abantu benshi bakundaga kuvuga ko yaba ari nk'aba basore bakundana n'abakobwa benshi. Eva akurikiranwa n'abasaga 100 birenga kuri Instagram, akaba rero ari we waje ku mwanya wa 2 kuri runo rutonde. Gusa hano mbafitiye bonus, usibye batwabonye haruguru, aba nahisemo kubagira bonus. Ndabizi ushobora kuba urimo wibaza uti hari uwo ntabonye. Kankubwire ngo ashobora kuba ari muri bano. Tuvuze mu basore beza baboneka muri sinema, ntago twakwibagirwa no kuvuga kuri aba ngaba. Uwo duhereye hano ni umusore wamenyekanye muri filime ya Maya, gusa yongeye kugaruka muri filime ya Behind the Series. Igihari nuko yakunzwe n'abatari bake. Uyu na undi ni Karake Patrick, yakinnye yitwa Ali muri filime ya Maya. Muramwibutse ndabizi ko mwamukunze muri benshi. Undi dusangaho hano mu basore beza ntago twakwibagirwa kuvuga Dr Nsabi. Ni umusore mwiza kandi ufite impano y'agatangaza mu gukina filime. Aho kuri ibyo bitaro hagwariye iyo hene nakubwiye ya kaka, akanagwariye iyo ngurube yanje. Urumva sibyo ni ibitaro by'abantu cyangwa ni iby'amatungo? By'amatungo giri iwacu. Ntago kandi twakirengagiza kuvuga umusore umaze iminsi arimo arabica bigacika, arimo arakundwa bikomeye muri sinema. Akina kandi muri filime, twavuga kiregwa cyane muri filime zinyura kuri YouTube, aho yakinnye yigize umukozi wo mu rugo kandi ari umumiliyoneri. Niba wararebye kandi ukaba ukunda iyi filime, ndabizi neza ko wamumenye, nta wundi ni Cedric. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tubwire muri comment niba urutonde twakoze rukunyuze, niba kandi hari uwo twibagiwe dusangiza igitekerezo. Wakoze kandi kubana natwe, mwibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere twumvise. Niba kandi wakunze ikiganiro, ntiwibagirwe gukora like. Twagiye no ku mwanya wa mbere urutonde rwacu, aha turasanga Nicky Dimpoz, akaba azwi ku izina rya Nike. Iri akaba ari izina yakoresheje muri filime ya Steamed, filime yakunzwe cyane. Nicky kandi yagiye akina filime zitandukanye, aho yakinanaga n'umukinnyikazi nawe wakunzwe cyane Asi Mutoni. Aba bombi abantu benshi bakundaga kubabona bakinana. Anike uyu munsi ari kubarizwa muri filime zirimo Bad Choice, Yabahavu Jeannette n'izindi. Anike afite abamukurikira basaga 100,000 barenga ku rubuga rwa Instagram. Akaba ari nawe uri ku mwanya wa mbere w'abasore 10 bakunzwe kandi beza.